Nshuti mwene data nongeye kukwifuriza amahoro akomoka mu mwami wacu Yesu Kristo, kandi nongera gushima Imana iduhaye aya mahirwe yo kugira ngo twongere twigane iki gitabo cyacu turimo kwiga cyitwa Umugenzi volume ya mbere. Imana iguha umugisha cyane. Njyewe ndi Musoni Flavien, aho turimo kwigana nyine nk'uko mbivuze igitabo cy'Umugenzi twifashishije ibitabo by'umwuka w'ubuhanuzi. Imana ikomeze ibane natwe. Mbere yuko dutangira reka dusenge. Uwiteka Mana nziza, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Twongeye kugushimira urukundo dukunda, ubutabazi bwawe tubonera igihe, n'ububasha bwawe bugaragarira kuri twebwe, udukura mu ntege nke utwinjiza mu mbaraga. Twongeye kugushimira kandi icyo mwuka wawe wera yatangiye gukora muri twe, n'uburyo tuyobora mu byanditswe byawe byera. Turifuza yuko ibyo wanga natwe twabyanga, turifuza ko ibyo ukunda natwe twabikunda, ariko iyo ntabwo ari imbaraga iri muri twe, ni imbaraga ikomoka kuri wowe. Uyiduhe turakwinginze. Ubwo tugiye gusoma rero, uduhe amahirwe yo kuba abasoma bakumva kandi bagashyira mu bikorwa ibyo basomye kubwo gufashwa n'imbaraga ya mwuka wawe wera. Tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Nongeye kukwifuriza amahoro y'Imana no kukwishimira muri iki cyigisho, aho tugiye kwiga icyigisho cya 10 mu gitabo cy'Umugenzi. Tugeze kuri paji ya 42 mu cyigisho cyitwa umusozi witwa Biruhanya. Umusozi witwa Biruhanya. Ahangaha tugiye kureba uburyo urugendo umuntu arimo adakwiye kwibagirwa impamvu zamugenzaga. Nicyo kintu cy'ingenzi cyane. Uyu musozi witwa Biruhanya ni umusozi ugoranye ariko uriho amateka. Nshuti zanjye, ndagira ngo dukomeze tujyane muri iki cyigisho. Iki gitabo gitangiriza iki cyigisho batubwira yuko bose bagenda. Ni bande bagendaga? Bigaragara yuko murabyibuka, hari imihango y'idini, uretse imihango y'idini hari na ndyarya. Niba mubyibuka ni bejo twasorejeho. Noneho rero Mukristo yari arimo kugenda imbere, nabo bamukurikiye ariko ntibanavuganaga. Noneho rero ubwo bari mu rugendo nibyo, ariko nyamara uyu musozi Biruhanya watumye ubuzima buhinduka, kubera ko kuri uyu musozi Biruhanya nta muntu ugomba kuhaterera adafite impamvu zindi zimugenza. Ibi rero hano tugiye gukomeza dutangare cyane, dutangazwe n'amateka tugiye kubona muri iki gitabo. Nshuti zanjye, icyo nashaka kubabwira ni kimwe. Mu ncamake y'iki gice, iki gice gitangira kitwereka umusozi Biruhanya, hasi yawo hari isoko. Kimwe mu bintu bigaragara nuko uyu mugabo ndyarya ndetse na mihango y'idini, aba bagabo ntago bigeze banywa kuri iyi soko ngo baterere, ahubwo icyo tubona ni kimwe. Iyi soko iruhande rwayo, iruhande rw'uwo musozi hari inzira ebyiri zishamikiye kuri uwo musozi. Kandi uretse ibyo ngibyo, uretse aho ngaho, izo nzira imwe yitwa Kaga, iyindi yitwa Murimbuzi. Kandi izi nzira ntiziterera ndetse rwose ziratambika, ariko umuntu aramutse ahageze yibwira yuko izo nzira zigenda zigahura n'iya Mukristo, nyamara ntizihura nayo. Byanga byakunda rero, umuntu utabashije kunywa ku isoko, ijambo ry'Imana ritubwira ngo iki? Amazi y'ubugingo Yesu yavuze adudubiza nta yandi, ni ijambo rye. Ijambo ry'Imana ni ryo soko itumara inyota, ikatwambika imbaraga. Umuntu utarinyweyeho rero ashaka inzira ya bugufi, kandi iyo nzira akeka ko ihura n'inzira y'Imana, ariko ntabwo ihura nayo. Ikintu kigaragara rero ni kimwe. Mukristo yaragiye anywa kuri ya soko aho hantu. Kuri iyo nzira ivuye kuri rya rembo hari hashamikiyeho izindi nzira ebyiri, imwe izenguruka ibumoso, iyindi izenguruka iburyo. Inzira ifunganye iterera uwo musozi w'Ibiruhanya. Mukristo ajya kuri iyo soko anywaho, abona intege maze atangira kuzamuka uwo musozi. Kandi uyu musozi yawuzamutse arimo kuririmba ati, erega uyu musozi ko ari muremure, nyamara numva nshaka kuwuzamuka. Sinemeye gucogozwa nuko haterera, kuko iyi ariyo nzira ijya mu ijuru. Nuko mutima wanjye humura, witinya, komeza inzira nziza nubwo iruhije. Za zindi nubwo zoroshye ukizitangira, ku iherezo zizageza ku kurimbuka.
Mu magambo make, iyi yari indirimbo y'urugendo. Abisirayeli bava mu Egiputa bajya i Kanani bari bafite indirimbo zarabahumurizaga. Abantu bamenye Imana bava mu byaha bagana mu gakiza, Imana ibahindurira indirimbo bumvaga, bagatangira kuririmba indirimbo zigendanye n'urukumva no kwishimira no kuririmba indirimbo zigendanye n'urugendo rwabo, kandi izo ndirimbo zikabizeza yuko bazagera i Siyoni amahoro. Ariko uyu munsi wa none turacyatega amatwi indirimbo zidafitanye isano n'urugendo rwacu. Abenshi baracyaririmba indirimbo zitagendanye n'urugendo rwacu. Nshuti zanjye, indirimbo ifite akamaro mu bigendanye n'urugendo rw'umwizera. Nubwo muzabona hari abantu benshi bajya bavuga ngo indirimbo ntacyo zimaze, abaririmbyi ntacyo baba bamaze, ariko byanga byakunda Imana yagennye ko indirimbo n'ijambo ry'Imana bigomba gufatanyiriza hamwe n'ubuhamya ndetse n'imyanzuro umutima namufata, ibyo byose bigafatanyiriza hamwe n'ijambo ry'Imana gutuma umutima w'umuntu wagira icyerekezo no gukunda urugendo. Rero icyo nashaka kukubwira muri iki cyigisho ni uko ba bagabo tubona nta kindi kintu bakoze. Ba bagabo bombi baraje nabo bagera munsi y'uwo musozi, barangije isoko ntibigeze bayibona, ntibigeze bayishaka, ahubwo bibwiye ko izo nzira zihinguka iya mu Kristo igeze. Umwe rero yaciye mu y'ibumoso, undi aca mu y'iburyo. Uwaciye mu y'ibumoso yamuhinguye ahantu habi cyane. Niba mureba, uwaciye mu nzira yitwa Kaga yamutungukije mu ishyamba rinini, undi we aca mu nzira yitwa Murimbuzi, nayo imutungura mu butayu bugari burimo imisozi y'umwijima myinshi, arasitara aragwa ntiyasubira kubyuka. Amaherezo y'aba bantu yabaye aya ngaya. Nta yandi maherezo bari kugira, nta yandi maherezo namwe bari kugira. Icya mbere bahisemo inzira zoroheje bagitangira, ariko amaherezo yazo akaba ari mabi. Nshuti zanjye, ibi bintu birasobanura iki? Birasobanura yuko mu bintu by'ubukristo ujye wirinda koroshya ibintu by'Imana. Jya wirinda umubwiriza uguhagarara imbere ibintu by'Imana akabyoroshya akabigira ibintu bigize. Jya utinya umuntu ufata ijambo ry'Imana agahunga ukuri kugira ngo yorohereze abantu. Ibi bintu ntabwo ari wo muhamagaro wacu. Icyo nashaka kubabwira ngiki, umuntu wese ushaka urugendo rujya mu ijuru agomba kubimenya neza yuko inzira ijya mu ijuru muri Bibiliya murebe muri Bibiliya zanyu. Zaburi ya 15, Zaburi ya 15 umurongo wa 24. Zaburi ya 15 umurongo wa 24. Bibiliya ivuga ngo iki? Haranditse ngo ku munyabwenge inzira y'ubugingo irazamuka kugira ngo ave ikuzimu mu bapfuye. Ku munyabwenge inzira y'ubugingo irazamuka. Mu magambo make, iyi nzira isaba kwiyemeza, isaba gukoresha imbaraga ufite, kuko Imana yiteguye kuguha imbaraga zikuzamura, ko n'ubundi si Imana, si wowe uba wijyana, ni Imana ibigutwaye. Kubw'ibyo rero hagomba kubaho kwiyemeza no kudatinya kuzamuka. Urugendo rujya mu ijuru kubera iki ruzamuka? Ese aba bantu bandi kubera iki baciye muri ziriya nzira ebyiri zo ku ruhande? Impamvu nta yindi, Bibiliya irabyerekana neza. Imigani igice cya 21 umurongo wa 8, Bibiliya iravuga ngo inzira y'uremerewe n'ibyaha iragoromanga cyane, ariko imirimo y'uboneye ihora itunganye. Mu magambo make, inzira y'umuntu uremerewe n'ibyaha, umuntu wahishe ibyaha, umuntu uri mu rugendo ariko atemerera Imana ngo ihindure umutima we. Iyo ageze aho yagombaga guterera, asanga guterera biri mu mubabaze, biri mu butume atamererwa neza. Ubu dufite abantu bagenda inzira yabo y'iby'agakiza igenda igoromanga, araza akaza agasoma Bibiliya, yagera ku mategeko 10 y'Imana agasimbuka, kuko atunzwe no kwiba, atunzwe n'uburaya, agakomeza rwose akaririmba agahimbaza akaramya. Byagera ku bigendanye no kwihana no kureka ibyaha no kwatura agasimbuka. Inzira y'abanyabyaha ihora igoromanga. Nshuti zanjye, itoze inzira imwe irambuye, inzira ifunganye, kandi inzira yerekeza ku rurembo Siyoni, ariyo nzira tubwirwa n'ijambo ry'Imana. Ikindi kintu gikomeye ahangaha nagira ngo mbabwire ni kimwe, nuko mu gitabo cy'imigani, Bibiliya imigani igice cya 16 umurongo wa 9, Bibiliya iravuga ngo umutima w'umuntu utekereza urugendo rwe, ariko Uwiteka niwe uyobora intambwe ze. Mu magambo make, mu Kristo yahagurukijwe n'Imana. Imana imusaba kuzakora ikintu kimwe, agomba guhora atekereza ku rugendo rwe. Impamvu yamuhagurukije n'impamvu imujyana, iyo mpamvu agomba guhora yitekerezaho. Icyo Imana nayo izakora ni iki rero? Uwiteka yasezeranye ko azamuyoborera intambwe.
hari abantu benshi n'uyu munsi wa none batibuka uko baje mu itorero, bagera mu itorero bakibagirwa uko baje, bakibagirwa impamvu yari ibazanye. Wahagera ugasanga umuntu ntazi impamvu zitumye abaye mu nzu y'Imana, ntazi impamvu ahamagarirwa gukora umurimo, nawe ugahita umwishinga. Nshuti zanjye, umuntu uzi ubwenge atekereza ku rugendo rwe, yarangiza Imana nayo iyo watekereje ku rugendo rwawe ugahora uzi aho wavuye n'aho werekeza, Uwiteka nawe ayobora intambwe zawe. Iri ni ijambo ry'Imana ribivuga. Rero ikintu kigaragara ni kimwe, Mukristo nawe arangije, abo ngabo bo urugendo rwabo twarurangije kuko bahise barangiza urugendo rwabo. Gusa hari ikintu kidasanzwe nagira ngo mbabwire kirimo hano. Mukristo hari ikintu muza kubona, nuko aba bantu urugendo rwabo rwari rugoranye cyane, ndetse nimuza kubona murabona yuko urugendo rw'abari abantu rwararangiye. Mukristo arazamuka arimo gutera ya ndirimbo, rwose byari biryoshye. Ariko ikindi kintu nagira ngo mbereke, hari ikintu nagira ngo mbabwire, wenda ku bantu tuba turi kumwe wenda kuri YouTube bo bazabibona, kuko ni ifoto bashyize muri iki gitabo. Muri iki gitabo bashyizemo ifoto itangaje. Iyi foto yerekana Mukristo afite umuzingo arimo guca mu ntare. Ariko wakwibaza, ese uku guca mu ntare ni iki? Mu by'ukuri hari abantu, hari itsinda agomba guhura naryo. Ariko mbere yuko ngera kuri iryo tsinda, reka mbabwire ko Mukristo ageze kubera ubwiza bwa wa muzingo, kubera amahirwe yagize. Mukristo abonye arokotse wenyine, yageze hejuru, arangije agera mu kazu ko kuruhukiramo. Aka kazu ko kuruhukiramo rero hagira ibihe byiza, ntiherukaga gutuza, ntiherukaga kumva aruhutse, ndetse atangira kubona none urugendo rurimo kugenda rubyara umusaruro. Muri ako kazu rero ko kuruhukiramo, yaratangiye yitegereza ibyo amaze kugeraho. Aratangira yitegereza umwenda yari yarahawe ku musaraba. Uyu mwenda wamutwaye umwanya, arawitegereza, atinda awutekerezaho, arangije arasinzira. Mu gusinzirira muri ka kazu atama umuzingo. Ibi bintu bishushanya iki ku bantu bamaze kugera mu nzu y'Imana? Ese ku bantu bamaze kugera mu kazu ko kuruhukiramo, iyo bahageze abenshi, hari abantu benshi bahigwaga n'ubusambanyi, hari abantu bahigwaga n'ibyaha, hari abantu Satani yari agiye kurimbura. Ariko iyo bamaze kugera mu nzu y'Imana, batangazwa n'ibyo bamaze kugeraho, batangazwa n'iby'agakiza. Umuntu akavuga ati, nagize amahirwe nungutse inshuti, dore rwose ngize n'amahirwe mfite n'umusore turambagizanya ugiye kunshaka, yewe dore maze no gutangira kugira, sinkinywa ibiyoga, yewe rwose ndimo ndagenda niyubaka. Umva ni ukuri rwose, ubu Bukristo bwambatuye muri ibi n'ibi. Ibyo bintu ni byiza, ariko iyo wibagiwe urugendo ugahita wumva ko urugendo rwawe rwahagaze, ka kazu ukakaruhukiramo, warangiza ukazaza uhora ureba umwenda iby'Imana yakoze, gukiranuka Imana yaguhaye. Iyo ugutindije w'amaso gusa ntiwibuke ko ari ukw'Imana, ukagira ngo ni ukwawe guturutse mu myanzuro yawe, byanga byakunda uhura n'ikibazo. Icyo yakoze ni iki? Yahise asinzira. Hari igitabo turaza gusoma kidusobanurire uku kwitegereza umwenda icyo bisobanuye. Nshuti zanjye, kandi muri izo mpinga, kuko amaze kuvaho, hari umuntu wabonetse araza aramukangura. Amaze kumukangura, ibintu bibabaje cyane, yahise asohoka yiruka, ntiyisa ku muzingo, kandi twabonye ko umuzingo yawutaye aho yari asinziriye. Kubera gukanguka yirukanka rero, yataye umuzingo. Kandi wa muzingo mwibuke, ni wowe wagendaga umuhumuriza, ukanamubwira urugendo uko rumeze, kandi uwo muzingo wagombaga no kuzatangwa ku marembo y'Isiyoni ahageze. Uyu muzingo wagombaga kugenda umufasha ibintu, ku buryo wagombaga kumuha imbaraga no kumwongera ubwuzu, ukamuha n'ubushobozi bwo kumenya urugendo aho rugeze. Noneho rero umuzingo arawutaye, arazamutse. Ageze mu mpinga z'umusozi, Mukristo yahuye n'abagabo babiri. Umwe yitwa Bwoba, undi yitwa Mutiringira. Aba bagabo babiri bari barimo kugaruka birukanka. Bari barakoze urugendo, bararenze aho yageze, noneho bari barimo kugaruka inyuma. Kugaruka inyuma bisobanura iki? Gusubira inyuma.
muri ino minsi abantu barimo gusubira inyuma cyane ni abantu b'abanyabwoba, ni abantu batiringira Imana. Nshuti zanjye mbabwire, igitabo cy'Ibyahishuwe kitwereka yuko ubuhanuzi bugiye gusohora, abantu babiri bazagwa mu kaga. Icya mbere ni abantu batiringira Imana n'ibyo yavuze mu ijambo ryayo, abo ngabo inyigisho z'ibinyoma zizabatwara. Abatiringira Imana bazatekereza ko Imana itanabarinda. Noneho rero abanyabwoba ni abantu bazaba babona ibintu byose nta gisubizo babifitiye, nibarangize batore uruhande ruboroheye. Niko igitabo cy'intambara ikomeye kivuga. Rero nshuti zanjye, iki ni igihe cyo kugira ngo Imana idukure mu mwuka w'ubwoba, kandi Imana idutsembeho ikintu cyo kutayiringira. Turaza kuza twibaze, tunareba ubuzima bw'Abisiraheli. Mutekereza buriya ko Abisiraheli bakoze ibyaha byinshi? Reka da, ibyaha Abisiraheli bakoze mu butayu, icya mbere ni ubwoba bw'uburyo abana babo bazabaho, uburyo ubuzima bwabo buzaba bumeze. Ariyo mpamvu batakaga bakijojuta ku Mana. Ni iki? Icya kabiri ni ukutiringira Imana yabakuye mu Egiputa ko izabageza i Kanani. Ibi byaha bibiri rero, byanga byakunda, abantu turiho mu minsi y'imperuka, nibyo byaha bigiye kutumerera nabi. Aba bantu mutiringira na bwoba bari bagarutse, kuko uko bajyaga mbere barabimubwiye cyane, bamubwira bati twasanze uko tujya mbere niko turushaho, akaga karushaho kwiyongera. Kandi koko ninagira ngo mbibabwire, uyu munsi wa none umuntu arimo aracika mu rusengero, umuntu arimo aracika muri korari, umuntu arimo aracika mu bintu by'Imana kubera ko yagiranye ikibazo n'umuyobozi wa korari, yagiranye ikibazo na pasiteri, umukuru w'itorero nitwumvikana, kanaka ngendaho, kanaka iyo mageze ku rusengero nta nsuhuza nyishimiye. Ariko nagira mbabwire nshuti zanjye, uko tuzarushaho kwegera imbere niko akaga kazarushaho kwiyongera. Ariko uko ako kaga kazarushaho kwiyongera niko ikiganza cy'Imana n'ubushobozi bwayo tuzarushaho kubibona. Kuko ibyo rero ntidukwiye guterwa ubwoba no kujya mbere. Noneho rero mutiringira we yahise abwira Mukristo, aramubwira ati noneho hari ikintu utanazi, hari intare ebyiri twasanze ziryamye mu nzira. Niba ari nzima ntitubizi, niba zarapfuye ntitubizi, niba ziziritse ntabyo tuzi, icyo twabonye ni uko wazicamo zamutanyagura. Nshuti zanjye, byanga byakunda intare, ejo twarabyize mu cyigisho cy'ejo, byanga byakunda Satani, abanyabwoba n'abatiringira Imana hari ahantu batazarenga. Muri ibi bihe turimo by'ubuhanuzi, muri ibi bihe turimo ku isi, ibimenyetso by'imperuka birimo kwigaragaza cyane. Mu gihe nk'iki abantu benshi barimo gusubira inyuma, abantu bahoze mu bintu by'Imana abenshi ugasanga babivuyemo. Abantu bahoze bari mu nzu y'Imana, ari abakozi, ari ibiti by'inkingi mu nzu y'Imana, uyu munsi wa none abo bantu usanga ari bisirimo gukoresha. Wakumirwa. Ni bande barimo kuririmba indirimbo z'isi? Ni bande barimo kuririmba indirimbo za Primus Guma Guma? Ni bande barimo gukina ibintu utamenya by'amateatro adafite gahunda n'ibiki? Usanga ari abantu bahoze mu nzu y'Imana, ariko ubuzima bubatera ubwoba no kutiringira Imana, babona kugira ngo babeho bibasaba kuva mu by'Imana burundu. Nshuti zanjye, najya mbabwire ngo umuntu wese ufite ubwoba no kutiringira azabona intare, niyo zaba ari ibipupe, niyo zaba zitontoma, kuri we ntaziringira Imana ngo abone ko Imana yamucira inzira. Nshuti zanjye, ikintu cyakurikiyeho nta kindi, Mukristo yararebye abona baragiye ndetse bamuciyeho bagenda birukanka bahahamutse. Mukristo asigara atekereza neza, arangije aribaza ati ubu ndasubira inyuma, umudugudu ndajyamo nawe ubwawo uzarimbuka. Aho kugira ngo nzarimbuke rero napfura urupfu nkapfira mu rugendo, nazashyirwa mu ntwari. Ariko nanone gusubira inyuma nanone birimo kuntesha agaciro. Uwazumva naragenza urugendo nkaca ahantu hakomeye. Reka mbabwire nshuti zanjye, igihe cyose uzicara Imana ikaba ariyo iguha gutekereza neza ku by'urugendo rwawe rwahise, uzasanga Imana yarakwambukije kandi ugeze kure. Ariko nusubiza inyuma ibitekerezo byawe, ari Satani ugufashije, azakwereka yuko urugendo ujyamo uheruka kumererwa neza ukiri inyuma. Niyo mpamvu uyu munsi wa none Pawulo yavuze ngo twibagirwe ibiri inyuma tugasingira ibiri imbere. Mu magambo make, ibintu urimo guha imbaraga cyane muri ino minsi ni ibihe? Ni ibiri imbere cyangwa se ni ibiri inyuma? Ese iyo urebye inyuma, iyo ibitekerezo byawe bigaruye mu bihe byahise, uhabona ikiganza cy'Imana cyangwa uhabona ububasha bwa Satani? Uhabona imibereho mibi y'icyaha cyangwa uhabona yuko ari bwo wari ubayeho neza? Ibi byose biradusaba kubitekerezaho. Arangije rero Mukristo yafashe gahunda.
gusa mu gihe yatekerezaga agiye kureba cya gitabo ngo kimugire inama uko abigenza, asanga igitabo yagitaye kera, wa muzingo. Noneho rero abandi basubiye inyuma bagenda, we bigiye kumusaba gusubira inyuma, asubira kuri ka kazu ko kuruhukiramo. Uru rugendo rwe rero rwo gusubira inyuma rwa mukristo, asubiye aho yataye ka kantu cya gitabo cy'umuzingo, bishushanya neza no mu gitabo bahise bavuga yuko ngo uko niko byabaye ku Bisiraheli kubw'ibyaha byabo, Imana yabashubije inyuma mu nzira yo ku nyanja itukura. Nshuti zanjye, Abisiraheli basubiye ku nyanja bari bageze ahantu hafi ya Duwane, barongera baragenda kugira ngo bose bahagwe. Mukristo yagize amahirwe, ntago yazengurutse ngo agwe mu butayu, ahubwo yarongeye arakomeza arambuka. Nshuti zanjye, ibi bintu turaza kubireba, turaza kwitabaza igitabo kimwe cyitwa Abakurambere n'Abahanuzi, kiza kuza kudufasha kumenya nyirizina ese uru rugendo rwo gusubira kongera gutora umuzingo. Nshuti yanjye, niba urugendo urumazemo igihe, ukaba warongeye warabaye mihango y'idini, ukaba usigaye wicara mu bintu by'Imana ari ukuza kwiyerekana, ukaba ijambo ry'Imana wararitaye, utakibona umwanya wo gusenga, utakibona umwanya wo gusoma ibyanditswe byera, utakibona umwanya wo kwishimira iby'agakiza no kwishimira abo musangiye agakiza. Mu rusengero wahagera ukabona ni nk'inzu yindi ikorerwamo inama, byanga byakunda ushobora kuba warataye urwandiko. Urasabwa iki rero? Urasabwa kongera kugaruka mu mbaraga z'uburyo waje, ukibuka uko Imana yakuzanye. Bibiliya iravuga ngo mwibuka aho waguye, ibuka aho wavuye ukagwa, wihane. Iki nicyo kintu ijambo ry'Imana rinsaba, nawe rigusaba. Asubiyeyo yagize amahirwe, aragenda muri ka kazu, arangije ahasanga rwose pe yagize n'umugisha, arangije aragenda ahasanga umwitero. Amaze kuhasanga umwitero we yarawufite, ahubwo yahasanze wa muzingo, nari nibeshyeho gato, yahasanze wa muzingo. Ahasanze wa muzingo ndetse igitabo kivuga ngo iki, aranezerwa rwose. Uyu muzingo waramunejeje. Muri ka kazu arabanza aricara, amara akanyarira, nyuma arungurukana agahinda munsi y'intebe, abonamwo wa muzingo we w'igitabo, arihuta arawusingira, ahinda umushyitsi, awubika mu isaho y'umwenda we. Noneho mu magambo make, nta amenya agaciro ka wa muzingo, awuzingira, awubika mu isaho y'umwenda we. Kubona kumutera kwishimira ibyishimo bitavugwa, kuko ari wo ngwate y'ubugingo bwe, imumenyesha yuko azemerwa nagera ku iherezo ry'urugendo rwe. Mu magambo make, byanga byakunda iby'agakiza ke, ingwate y'ubuzima bwe, ingwate y'ahazaza he, ingwate y'ubuzima bwe bw'ahazaza iraterwa n'uyu muzingo. Nshuti zanjye, nagira ngo mbabwire ngo iyo umwizera, iyo umukirisitu aguye uko biri n'ijambo ry'Imana, iyo umukristo aguye uko biri n'amasezerano akomoka mu ijambo ry'Imana, iyo umukristo atakinejejwe no kubeshwaho n'ijambo ry'Imana, byanga byakunda ahura n'akaga. Mukristo rero agize amahirwe, yongeye gusubirana wa muzingo. Mu magambo make, yongeye gusubirana ibihe byiza byo gusenga, yongera gusubirana ibihe byiza byo gusoma ibyanditswe byera agasobanukirwa, yongeye kwicara mu nzu y'Imana akumva haramuryoheye, yongeye gutekereza ibya Kristo akumva imbaraga y'Imana iri muri we. Ibi bintu byarongeye biramushimisha, kuko noneho abonye ingwate y'ubuzima bwe. Byibuze urugendo agiye kurugenda atari nk'injiji. Ikintu gitangaje rero muri iki gitabo ni uko uyu mugabo yahuye n'ibibazo cyane. Ikigaragara ni kimwe, arangije amaze kuwubika, paje ya 45 baranditse ngo ariko ataragera mu mpinga izuba rirarenga. Bimwibutsa ubupfu bwo gusinzira kwe, aricuza ati wabitotsi bibi we, utumye bugiye kunyiriraho nkagenda ninjoro, umwijima ukampisha inzira, nkumva amajwi y'inyamaswa z'inkazi. Ibi bintu byaramubabaje cyane. Ibyo byose binzanyweho n'ibitotsi bibi, maze yibuka ibyo mutiringirwa na bwoba bamubwiye yuko intare zabatinyishije. Arongera aribwira ati izo nyamaswa ko zizerera ninjoro zishaka icyo zirya, zansanga mu mwijima nagira nte, nakwikiza nte ngo zitantanyagura. Urugendo agiye kurukora ninjoro, kandi iyo adasinzira muri ka kazu, yari guca ahantu za ntare ziri akahaca ku manywa zireba.
ariko kubw'urukundo rw'Imana n'ubundi Imana ifite ukuntu igomba kuzabigenza mu Kristo akahaca ari ku manywa abasha kureba. Ijambo ry'Imana ritugira inama, nshuti zanjye, abafite Bibiliya murebe muri Yohana igice cya 12 umurongo wa 35. Uretse ibi byabaye kuri mu Kristo, mu buzima bwacu bw'iby'umwuka bifite icyo bisobanura. Ahangaha muri Yohana 12 umurongo wa 35 Bibiliya iravuga ngo Yesu arababwira ati, hasigaye umwanya muto umucyo ukiri muri mwe, nimugende mugifite umucyo butabiriraho mukiri mu nzira, kuko ugenda mu mwijima atamenya iyo ajya. Mwizere umucyo mugifite umucyo kugira ngo mube abana b'umucyo. Mu magambo make Yesu arimo aravuga ngo kuko ugenda mu mwijima atamenya iyo ajya. Ni byiza yuko ibintu by'Imana tubikora hakiri kare. Ndaza kwifashisha ikindi gitabo mbasobanurire uburyo dukwiye kumenya gutandukanya ko bwije cyangwa bukeye. Ubu muri no minsi byanga byakunda, ubu turi mu ijoro ry'ibitotsi, ariko abantu benshi barimo barabona ari amanywa. Ndagira mbabwire ngo vuba bidatinze bugiye kwira. Kuri bamwe burije, ku bandi burakeye, ariko byanga byakunda bigiye kwihinduriza. Bamwe none abari bukeye bwire, abari bwije buke. Ibi bishatse gusobanura iki? Nshuti zanjye, ndagira ngo nkubwire ngo ijambo ry'Imana ridufitiye igisubizo. Ikigaragara hano ni ikihe rero? Nuko abanyabwoba n'abatiringira Imana ntibashobora kuzakomeza urugendo ngo bagere i Kanani, ngo bagere i Siyoni. Ikindi kandi gusinzira, kwita ku mwenda, kureba ibintu Imana yadukoreye, gushima urwego tugezeho, tugatwarwa n'ayo marangamutima, bituma tugera ku rwego twibagirwa, tugata ibyanditswe byera, noneho Satani akaba aratubonye. Reka twihuta mbasomere amagambo ari mu gitabo cy'abakurambere n'abahanuzi. Ni igitabo gisobanura ibigendanye n'urugendo rw'Abisirayeli bava mu Egiputa bajya i Kanani, ariko kikanatwereka amasomo akomeye abantu b'uyu munsi dukwiye kwitondera kugira ngo tuzabashe kurokoka. Ni mu cyigisho cya 26 cyitwa urugendo rwo kuva ku nyanja itukura ukagera kuri Sinayi. Icyo cyigisho ni icyigisho cya 26. Ni kuri paje y'194. Abakurambere n'abahanuzi baranditse ngo iyo bagira kwizera Imana bana Abisiraheli bashingiye ku byo yabakoreye byose, bari kugira ubutwari bakihanganira ibibarushya. Ubukene, bari kwihanganira ubukene ndetse n'umubabaro ubwawo. Amen. Iyo bagira kwizera Imana bashingiye ku byo yabakoreye byose, bari kugira ubutwari bakihanganira ibirushya, ubukene ndetse n'umubabaro ubwawo. Nyamara ntibashakaga gukomeza kwiringira Uwiteka igihe batabonaga ibihamya bihoraho by'imbaraga ze. Bibagiwe imirimo y'agahato bakoreye mu Misiri, bibagiwe ineza y'Imana n'imbaraga zayo bagaragarijwe ubwo bakurwaga mu buretwa, bibagiwe uburyo abana babo barokotse ubwo umumarayika urimbura yicaga imfura zose zo mu Misiri, bibagiwe ukwigaragaza gukomeye kw'imbaraga y'Imana ubwo bari bageze ku nyanja itukura, bibagiwe ko igihe bambukaga mu mahoro banyuze mu nzira yari ibafunguriwe, ingabo z'abanzi babo zarengewe n'amazi y'inyanja ubwo zageragezaga kubakurikira. Babonaga kandi bakumva ibyago n'ibigeragezo by'ako kanya bibugarije, kandi aho kugira ngo bavuge bati Imana yadukoreye ibikomeye tukiri ibiretwa, irashaka kuduhindura ubwoko bukomeye. Bavugaga uko inzira bacamo ibaruhije, kandi bakibaza igihe urugendo rwabo ruruhije ruzarangirira. Mu magambo make bahuye n'ikibazo gikomeye cyo kwibaza niba urugendo rwabo ruzarangira. Uretse kandi icyo kigeragezo, batangiye kutishimira ububasha bw'Imana. Bavugaga ko inzira bacamo ibaruhije, kandi bakibaza igihe urugendo rwabo ruruhije ruzarangirira. Ibi bintu biratangaje, mutega amatwi. Ibyabaye ku Baheburayo bitandukanye, byari ishuri bategurirwagamo kuzaba aho basezeraniwe muri Kanani. Imana yifuza ko muri iki gihe ubwoko bwayo bwongera kwigana
ubwoko Imana yifuza ko muri iki gihe ubwoko bwayo bwongera kwigana umutima woroheje n'umwuka wemera kwigishwa, bukareba ibigeragezo Isiraheli ya kera yanyuzemo kugira ngo bubashe guhwiturwa mu mwiteguro wabwo wo kujya muri Kanani yo mu ijuru. Mu magambo make, urugendo Abisiraheli bakoze, umuntu utazicara ngo arwige ntashobora nawe kuzagera i Siyoni, ntashobora kuzagera i Kanani, kubera ko ibigeragezo baciyemo nibyo tugiye gucamo. Nshuti zanjye, byanga byakunda nababwiye ngo ubwoba no kutiringira Imana byatumye Abisiraheli baca mu zindi nzira, bituma basubira inyuma, bijujutira Imana, bagwa mu butayu, harokoka Yosuwa na Kalebu. Bibiliya yavuze ngo iki? Mu kubara. Murebe ni iki cyarokoye Yosuwa na Kalebu. Yosuwa na Kalebu ni isomo nkunda cyane riri mu kubara. Mu kubara iki gice ndagikunda cyane. Mu kubara barimo kuvuga iby'abatasi, bavuga Yosuwa na Kalebu, ubutwari bwabo. Iki gice kirantangaza cyane. Yosuwa na Kalebu, ijambo ry'Imana ritubwira ubutware bwabo, yuko bari bafite undi mutima. Yego, bari bafite undi mutima. Ijambo ry'Imana ribitubwira kubera iki? Kubera yuko igihe Mose yoherezaga abatasi, ndabona ntarimo guhita ndibona, yego nahageze, Imana ishimwe. Kubara igice cya 14 umurongo wa 23, mutega amatwi. Tugiye kureba kubera icyo abandi baguye mu butayu, mu bantu bahagurutse mu Egiputa bakuze, hakarokoka Yosuwa na Kalebu, aribo bonyine bageze i Kanani baharebesha amaso. Ni nako bimeze n'uyu munsi wa none. Iby'ijuru, urugendo rw'ijuru rurimo abantu benshi barutangiye ariko batazarusoza. Nshuti zanjye, hano Imana yavuze ngo iki? Ni ukuri ntibazabona igihugu narahiye basekuruza ko nzakibaha, nta n'umwe wo mu bansuzuguye uzakibona, keretse umugaragu wanjye Kalebu, kuko yari afite undi mutima, agakurikira uko muyobora muri byose. Nzamujyana mu gihugu yagiyemo, urubyaro rwe ruzakigiraho gakondo. Nukomeza no hepfo na Yosuwa bamuvuzeho. Ariko ikintu Imana yashakaga kuri aba bantu ni iki? Ese ni ikihe kintu bakoze cyatumye Yosuwa na Kalebu bagera i Kanani? Muri iki gice cya 14 murabyibuka, Abisiraheli banga kujya i Kanani, barijujuse. Abatasi 10 babwiye abantu yuko ibintu by'Imana ari igipindi, batazagerayo. Baravuga bati mwikurirwa mugenda rwose. Noneho rero umurongo wa 9 w'icyo gice, mwumva ikintu cyonyine cyatumye Yosuwa na Kalebu bagera i Kanani. Ngiki umurongo wa 9. Igihe abantu bari bacitse intege, umurongo wa 8, niba Uwiteka twishimira, azatujyana muri icyo gihugu akiduhe, kandi ari igihugu cy'amata n'ubuki. Icyakora ntimugomere Uwiteka kandi ntimutinye bene icyo gihugu. Tuzabarya nk'umutsima, ntibagifite ikibakingira, kandi Uwiteka ari mu ruhande rwacu, ntimubatinye. Aya magambo yavuzwe nande? Yavuzwe na Yosuwa nande na Kalebu. Umurongo wa 6, Yosuwa mwene Nuni na Kalebu mwene Yefune bari mu mubare w'abatasi icyo gihugu, bashishimura imyenda yabo, babwira iteraniro ry'Abisirayeli ryose bati, igihugu twaciyemo tugitata ni cyiza cyane. Nshuti zanjye, kwikomeza, icya mbere kwiringira Imana, icya kabiri kutagira ubwoba, nibyo bintu byatumye Yosuwa na Kalebu bahinduka abazaragwa igihugu cy'i Kanani. Reka nongere mbibabwire, nituramuka tunesheje ibi byaha bibiri, icyaha cy'ubwoba n'icyaha cyo kutiringira Imana, byanga byakunda tuzirondumurira muri Kristo, kandi Kanani yo mu ijuru, Siyoni, tuzahagera ku bw'izina rya Yesu. Nshuti zanjye, nagira ngo mbabwire ari amagambo yandi. Dukomeze igitabo cy'abahanuzi n'abami. Igitabo cy'abahanuzi n'abami harimo amagambo akomeye cyane. Mu gice cya 39, igitabo cy'abahanuzi n'abami, igice cya 39 ni igitabo kimfasha gusobanukirwa ibyagiye bibaho mu bihe bya ba Daniyeli na ba Ezekiyeli na ba Yeremiya. Iki gitabo rero kivuga ngo iki? Baranditse ngo, ni kuri paje 448, igice cya 39 cyitwa mu rugo rw'ibwami bw'i Babuloni. Baranditse ngo, hakenewe abantu bameze nka Daniyeli, bazakora kandi bagatinyuka kubwo kwamamaza ubutungane, imitima itunganye, amaboko afite imbaraga n'ubutwari buzira ubwoba birakenewe. Hakenewe abantu bameze nka Daniyeli, bazakora kandi bagatinyuka kubwo kwamamaza ubutungane.
bazatinyuka bagatinyuka bakamamaza ubutumwa bw'Imana. Ikindi kandi imitima itunganye, amaboko afite imbaraga n'ubutwari buzira ubwoba birakenewe, kuko urugamba hagati y'icyiza n'ikibi isaba ko habaho kuba maso ubudasiba. Byanga byakunda urugamba ruri hagati y'icyiza n'ikibi rusaba ko habaho kuba maso ubudasiba. Satani asanga umuntu wese amushyiriye igishuko mu buryo bwinshi buyobya ku ngingo yo guhaza irari ry'inda. Ubu hari abantu benshi Satani arimo batiringira Imana kubera inda. Hari abantu benshi inda ibikamo ubwoba. Uganira n'umuntu yibye akakubwira ati nanjye sinjye n'inda. Uganira n'umuntu yariye imisoro. Uganira n'umuntu yibye imfashanyo z'imfubyi. Uganira n'umuntu yariye ibintu byagombaga kugirira abaturage bagenewe. Uganira n'umuntu yagiye gusambana. Uganira n'umugore yaciye inyuma umugabo we, cyangwa se umugabo nawe yagiye gushaka umugore wundi ngo amukureho amafaranga. Mwaganira akakubwira ati nanjye rega sinjye, ubuse ni njyewe nyoboye gukora icyiza, rega nanjye sinjye n'inda. Nshuti zanjye, inda yiteguye gutuma abantu benshi bajya mu bwoba, abandi bakanga kwiringira Imana. Iki gitabo ndabasabye muzagishake mu gitabo cy'abakurambere n'abahanuzi, cya gitabo nakomeje kubabwira kivuga urugendo rwa Isiraheli, cya cyigisho kivuga tugaruke muri cya cyigisho cyacu cya 26 kivuga urugendo rwo kuva ku nyanja itukura ukagera kuri Sinayi. Ni kuri page 194 baranditse ngo mbese dukwiriye kuba batizera dutyo? Kuki dukwiriye kuba indashima n'abatiringira? Yesu ni inshuti yacu. Ijuru ryose rishishikajwe nuko tumererwa neza. Amen. Kandi inkeke n'ubwoba tugira bibabaza mwuka wera w'Imana. Ntitwari dukwiriye gutwarwa n'ibiduhangayikisha bikaduca intege kandi bitadufasha kwihanganira ibigeragezo. Nta mwanya wari ukwiriye guhabwa uko kutiringira Imana kutuyobora kwitegura guhangana n'ubukene bw'ahazaza, maze tukabigira intego y'ingenzi dukurikiranye mu buzima, nk'aho umunezero wacu ushingiye muri ibi bintu byo kuri iyi si. Si ubushake bw'Imana ko abantu bayo baremererwa n'ibibahagarika umutima. Nyamara kandi umwami wacu ntatubwira yuko nta ngorane ziri mu nzira tunyuramo. Ntabwo asezeranira ubwoko bwe kubukura mu isi y'icyaha n'ikibi, ariko atwereka ubuhungiro butanyeganyezwa. Ntabwo Yesu agiye kudukura mu isi aka kanya, kuko hari igihe cyagenwe cy'ubuhanuzi, ariko mu gihe tukiri mu isi tugoswe n'ibibazo, Kristo ntabwo azabuza ibibazo kutugeraho, ahubwo twebwe azatwereka ubuhungiro butanyeganyezwa twahungiraho. Amen. Ibi rero birerekana yuko mu Kristo umuntu wese ufite ubu bushobozi muri we ntashobora namba gutinya intare ziri imbere, ntazashobora namba gutinya ibibazo biri imbere. Ahubwo ikigaragara ni kimwe: tujya twiga ubuhanuzi. Tukiga inyamaswa yo mu Byahishuwe 13. Turabanza tukiga Ibyahishuwe 12, ikiyoka kirakarira umugore, ikiyoka ari Satani urwanya itorero ry'Imana n'abaririmo. Twakwegera imbere mu Byahishuwe 13 tukabona inyamaswa ivuye mu nyanja nayo ije kurwanya abera. Twajya kubona tukabona Ibyahishuwe 13 nanone habonetse inyamaswa nanone ivuye mu butaka nayo ije kurwanya abera. Wajya kubona ukabona noneho hajemo n'ikimenyetso igishushanyo cy'inyamaswa. Wajya kubona ukabona abantu bahatiwe gukora ibintu runaka, kandi kikavuga yuko kigiye kwicisha n'abatakiramya. Ariko ibyo bintu byose uramutse ubyize udafite imbaraga ikomoka mu Mana, byanga byakunda izo nazo ni intare ziri imbere, kandi abanyabwoba n'abantu batiringira Imana ntibazahaca. Niba udafite ibyiringiro muri Kristo Yesu, nushake kwiga ubuhanuzi bubihagaritse, kuko uretse kuguhahamura nta kindi buzakumarira. Ariko niba uri umuntu w'Imana, ijambo ry'Imana rikaba riri muri wowe, ukaba wariyeguriye Yesu Kristo, ntabwo uzatinya intare, kuko ugomba guca muri ibyo bihe kugira ngo usanganire umwami wawe. Nigeze kubabwira ko mu Kristo yahuye n'ikibazo cyo kureba ku mwambaro we, aratwarwa, akomeza kwitegereza wa mwenda yaherewe ku musaraba, arangije aza gusinzira ata umuzingo. Nigeze kubabwira yuko umwambaro yari yambaye ni ugukiranuka,
hari igihe Imana idukorera ibitangaza igahindura ubuzima bwacu, igihe kikazagera twakwicara mu itorero tukagira ngo byanga byakunda tekinike zacu, kwibombarika kwacu n'ibiki nibyo byaduhinduye abantu bazima, nyamara tukibagirwa yuko umwambaro wera w'imico ya Kristo yadutije ntabwo tuwikuraho. Ni umwambaro w'umutizanyo twahawe na Kristo kuko twebwe twari twambaye ubusa. Rero nshuti zanjye, mu gitabo cyitwa ni igitabo nkunda cyane, ni igitabo imibereho yejejwe, igitabo cyitwa imibereho yejejwe. Ndumva narakibabwiye dutangira iki gitabo cy'umugenzi cyo no kugana Yesu ko ari ibitabo tuzagenda twifashisha. Igitabo cyitwa imibereho yejejwe banditse ngo iki rero, bishoboka ko nawe ujya ugira umwanya ukicara mu kazi ko kuruhukiramo. Buriya abantu benshi bagera mu itorero bakagira ngo bageze ahantu urugamba rurangiye. Reka da, abantu benshi bagera mu rusengero urugendo bari barimo bakarusoza. Hari abantu urugendo rwabo rujya mu ijuru barurangirije mu madini, bagira ngo idini cyangwa itorero runaka basengeramo urugendo rusigaye rizarubakorera. Nshuti zanjye, oya. Niyo mpamvu ikizakubwira ko uri mu itorero ry'ukuri ni uko iryo torero ugomba kuzarigeramo, ryarangiza warigeramo rikakubwira yuko aribwo urugamba rutangiye. Kubera iki? Hari abantu Satani azahora arwanya. Byeshuwe 12 ikiyoka kirahakarira wa mugore, ariko wakwibaza uyu mugore ko ashushanya itorero, ni irihe torero rizarakarirwa? Nta rindi. Ibyeshuwe 12 umurongo wa 17, ikiyoka kirahakarira wa mugore kiragenda ngo kirwanye abo mu rubyaro rwe basigaye, mu gihe abandi bavangiwe bo barasigaye. Basigaye ku kirero, basigaye bitondera amategeko y'Imana bafite guhamya kwa Yesu. Mu magambo make, baracyari mu bantu bahamya Yesu ku mugaragaro, badatewe ubwoba n'ubuzima, badatewe ubwoba n'amateka, badatewe ubwoba n'ibikangisha ibyo ari byo byose. Ariko nanone uwo mwami Yesu bafite abaha amahirwe yo gukomeza amategeko ye nk'uko ijambo rye rivuga. Muri iki gitabo rero harimo amagambo akomeye cyane. Imibereho yejejwe paje ya 10. Ni icyigisho kibanza, ni icyigisho cya mbere. Baranditse ngo ukwezwa kuvugwa na Bibiliya ntigushingiye ku marangamutima. Aho niho benshi bayobera. Abantu benshi urabyumva ko iki gitabo kiratubwira ko bayobera ku marangamutima. Amarangamutima bakaba ariyo bagira igipimo. Iyo bumvise bahimbawe cyangwa banezerewe bakavuga ko bejejwe. Kugira umunezero cyangwa kumva nta byishimo sibyo bihamya ko umuntu yejejwe cyangwa se atejejwe. Kwezwa si ikintu kikubitaho ngaho uwo mwanya. Kwezwa nyakuri ni umurimo wa buri munsi. Nshuti zanjye, mumenye impamvu mu Kristo nubwo yageze ku musaraba akambikwa umwambaro, aracyafite urwandiko agomba gusoma, aracyafite ibigerageza agomba gucamo. Yewe ndagira ngo mbabwire ngo na nyuma yuko yambara uyu mwambaro wera, muzabona yuko hari aho azagera agere hari aho azaza agera ahafungirwe, hari aho azaza agera atane inzira ariko yongera ahita yigarukamo. Urugendo rwo kwezwa, umuntu yamaze kwiyegurira Kristo, amaze kubabarirwa ibyaha bye, byanga byakunda atangira urugendo rwo kwezwa. Urugendo rwo kwezwa rero ntabwo ari urugendo rurangirana no kuba bagushyize mu mazi ukavamo. Ntabwo ari urugendo rurangirana no kuba wanywaga inzoga ugahita uzihagarika. Ni urugendo rukomeza mu buzima. Hano baranditse ngo kwezwa si ikintu kikubitaho ngaho uwo mwanya. Kwezwa nyakuri ni umurimo wa buri munsi ukomeza igihe cyose ubuzima bugikomeza. Abarwana n'ibigeragezo bya buri munsi bagatsinda imibereho ibakururira gukora icyaha, kandi bifuza gukiranuka ko mu mutima n'imibereho yabo yose, ntibajya birata ko ari abaziranenge. Bafite inzara n'inyota byo gukiranuka, banga icyaha urunuka. Abo bantu baracyari ku rugendo. Niyo mpamvu mu Kristo ahura n'abantu bakamubaza iby'urugendo rwe, akababwira ati mubanze mumbwire ibyanyu. Mu rugendo rwe nta bintu byinshi, ariko ubu dufite abantu baba bashaka yuko ubuhamya bwabo buca ku maradiyo, buca ku mateleviziyo, kandi abarimo kukubwira akakubwira ati muri 94 Imana yaramfashije ncika ibi n'ibi, 95 Imana yaramfashije nkora ibi n'ibi, nkora ibi n'ibi, 96 murabyibuka ninjye muntu w'Imana njyenyine wari uri ku gasozi k'iwacu. Amateka yakayazana akayarangirizana n'umwaka w'2000.
kubera iki? Kuva muri bibiri yaratangiye abindyarya mu idini, arongora abagore b'abandi, abamugurije amafaranga arabambura, yahoraga azana amatiku mu rusengero n'iki. Nubwo ubwo buhamya arimo kubutanga, ntaheruka no gusenga, ntaheruka no gusoma ijambo ry'Imana, ariko kugira ngo abantu bakomeze bamwumve ko amateka yahari arimo ararahata. Reka ngire ikintu mbabwira nshuti zanjye, uyu munsi wa none nagira ngo mbakangurire yuko mu Kristo nawe afite urugamba rumukomereye, aracyari mu rugendo rwo kwezwa. Nibyo koko yarababariwe, ariko urugendo rwo kwezwa rwo ni urugendo rukomeza uko imibereho y'umuntu imeze, ariko ni urugendo Imana ifashamo umuntu. Nagira ngo mwe twatangiranye iki cyigisho, ubu noneho nyuma yo gusaba imbabazi no kubabarirwa, nyuma yo kwizera icyo ijambo ry'Imana ritubwira ko nitwatura ibyaha byacu ariyo yo kwizerwa n'inyakuri zatubabarira, ubu turi mu rugendo rwo kwezwa. Ariko urwo rugendo ntirurangirana n'iminsi 40, ntirufata iminsi 10, ntabwo ari iminsi 3 umuntu yikingirana ngo azavemo yahindutse umukiranutsi. Urugendo rwo kwezwa ni urugendo Imana ikorera umuntu ikamufasha, niyo imweza si we wiyeza. Ni nayo mpamvu uyu munsi wa none nta muntu ukwiye kubwira abandi yuko ari umuziranenge. Twerekeza ku musozo, mu Kristo yagombaga gukomeza urugendo, ariko uru rugendo Imana niyo ifite ibanga ryayo. Inshuti zanjye, hari icyo nagira ngo mbabwire, amagambo akomeye nagira ngo dusome. Urwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Abakorinto, urwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Abakorinto, igice cya mbere umurongo wa 10. Yaturokoye urupfu rukomeye rutyo, nanone iracyaturokora, kandi twiringira yuko izakomeza kuturokora. Amen. Hari iby'Imana yaturinze, hari iby'Imana yadukuyemo, ariko ntibikwiye kudutwara ngo dutwarwe n'amateka yahise gusa. Imana yaradukijije. N'uyu munsi wa none ku bantu bagisaba Imana bari mu rugendo, mu Kristo niba mubireba, aracyakeneye gukira, aracyakeneye gufashwa n'Imana. Hari urundi rupfu rushobora kumuhitana, hari ibindi bintu byinshi birimo kumuhiga, hari indi mitego Satani yamuteze. Imana irimo iramurokora, kandi byanga byakunda agomba no kwiringira yuko Imana izamurokora. Nshuti zanjye, nimureke tumanike amaboko twemerere Imana itwigishe, kandi Imana itujyane mu rugendo. Aho kwihuta itwihutishe, aho guhagarara iduhagarike. Reka ngire ikintu mbabwira, bijya biba ngombwa yuko Imana yemera ko urugendo rw'umuntu ruba ruhagaze, umuntu akagira isomo abanza kwiga kugira ngo noneho arukomeze aho agiye. Bijya biba ngombwa yuko Imana yibutsa umuntu ko urugendo yarutangiye, ikanamwereka umusozo warwo kugira ngo bimwongere kuraje. Ndakwinginze, komeza ube intwari, yatangiye umurimo muri twebwe niyo izawusohoza, ariko wirinde kuba mu bwoba, wirinde kuba umuntu utiringira Imana. Ahubwo igihe cyose ufite umuzingo w'igitabo mu biganza, menya yuko Imana muri kumwe, kandi Imana izakwigaragariza muri uwo muzingo w'igitabo. Nibyo mwifuriza, nanjye nifuriza mu izina rya Yesu. Witeka Mana nziza, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Ubwoba no kutiringira byatumye Abisiraheli benshi bagwa mu butayu. Muri uru rugendo turimo, muri ubu butayu butugoye, byanga byakunda Abisiraheli benshi bagiye kugwa muri ubu butayu kubera ubwoba isi irimo kutubikamo no kutiringira yuko Imana ifite ubushobozi. None rero duha umuzingo, uturinde kugwa nawo ukubiri. Abo ufite icyo wakoreye mu mitima yabo, uturinde kuba hari icyo twakwirata cyangwa twakwirata urwego tugezeho ngo ibyo ubwabyo bibe byatuma dutakaza umuzingo. Ugenderere buri muntu wese ufite amatsiko yo kuzagera i Kanani, ugenderere buri muntu wese urimo gusaba ngo uhungishe ubuzima bwe, imibereho yirinde kugira ngo atazimirira muri ubu butayu. Ndakwinginze ngo wowe wahaye imbaraga Yosuwa na Kalebu bakaguhagararira, natwe uduhe ubwo butwari mu gihe nk'iki ngiki, tubisabye mu izina rya Yesu. Amen.